ngo asanga uteka bya bindi mu cyaro twitaga nyiranjara. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Yesu yabamare. Rero Yakobo ngo yari yatetse igishimbo kimwe cya kindi kigize gute, kigahumura ari igishimbo kandi kigahumura nta bitunguru birimo. Ngo rero ngo Esawu ngo ajya guhiga biranga nkuko nawe umaze iminsi uhiga bikagira gute. Kandi hari umuntu urimo arakubwira ngo muce inzira y'ubusa mu bigire gute cemo. Rero Esawu ngo araza n'inzara, ngo araza n'umubabaro, ngo araza n'agahinda, ariko mana we ngo ahageze asanga byahiye. Abwira mwene nyina ati wampaye kubishyira, ariko mwene nyina akaba yari yamenye amasezerano ari muri Esawu. Nta muntu ukurwanya ataramenye icyo uzaba cy'imbere. Zashimwe cyane. Umuntu ukurwanya wese aba yarabonye ko hari icyo umurusha, aba yarabonye icyo uzaba cy'imbere. Ntabwo ari we barwanya, bararwanya wowe wahazaza. Ntabwo ari we barwanya, barashaka kwica fiyushita yawe, barashaka kwica ahazaza hawe, barashaka kugira ngo utazagira aho ugera. Nawe rero wibakundira, vuga ngo kuba umwami Imana azantabara nicyo gitumye ntamwara, ngahagarara mu maso yanjye hagakomera hakamera nk'urutare, kandi ndabizi ko ntazakorwa n'isoni. Haleluya, haleluya. Dayimoni mbi nitangira kukubwira ko ntaho uzagera, nawe ukabyemera ko ntaho uzagera. Abantu baravuga ko udashoboye, nawe uribona ko udashoboye. Ariko reka abantu bavuge ko udashoboye, we vuga ngo ndashoboye mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu bashoboye hano turebe. Amen. Dore gupfa kwa mbere, nubona iki kintu cyakubayeho uzihangane, ntuzarushya abantu, wigurira isanduku hakiri kare ukiriho. Gupfa kuzaba ugiye gupfa. Yesu ashimwe cyane. Igihe abantu bazavuga ngo ntushoboye nawe ukumva ko udashoboye, uzaba ugiye gupfa. Merezi Imana y'amahoro. Haleluya. Nta muntu ugufitiye impuhwe, naho waba wakoze neza kajana, nta muntu uzakubwira ngo wakoze neza. Umubasi uramukorera guhera mu gitondo, icyunzwe cyaje ntiwagiye kurya, ntiwaruhutse, yataha nimugoroba akitegereza akareba umubyizi wose wakoze, akakureba, ako yakubwira ngo wakoze, akubwira ngo nuko sha wagerageje. Waje ryari? Saa 2 za mu gitondo ntiwigeze ujya kurya, saa 12 zikugereyeho akugera akubwire ngo wakoze, akubwira ngo wagerageje. Haleluya. Wagize gute? Wagerageje. Ubwo uzajya kuvuga ngo wagerageje, ni hahandi bavuga mu mutima ati iki gipagasi kirakora. Kigize gute? Kirakora ni nk'ikimashini wagira ngo nta bwonko bukirimo. Asifiwe. Ariko kugira ngo utamuca amazi ahita akubwira ngo wagize gute? Amen. Haleluya. Haleluya. Uso umuntu utajya kubwira ngo urakoze, uso umuntu utajya kubwira ngo wakoze, buri munsi ahora kubwira wagerageje, ahora kubwira ngo byari bigiye kuza, ngo haburaga gatoya. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndanabasengeye Imana ibaha abantu babatera kuraje, akubwire ngo komera, akubwire ngo bizagenda. Buri aho kugira ngo umpe 10,000 nsuzugure. Yesu ashimwe cyane. Wayanjye mukambwira ngo nzatera imbere. Abantu bakisuzugura, bakipinga. Yesu ashimwe cyane. Akakunjiza n'ikintu cyo kuvuga ngo nzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya, ariko ibyo kurya byaba byabuze, akakwegera akakubwira ngo bunerega nta Mana usenga, uri umupagani. Ariko akurinda ikintu gituma wigirira icyizere, akakurinda ikintu gituma wishyiramo ibyiringiro by'uko uzagera kure, akakurinda ikintu gituma uvuga ngo mutsinze muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Ikibazo n'ubukene Imana ishobora kurangiza mu izina rya Yesu. Imana ikurambira amahera. Dusomere. Murebe agakiza Uwiteka n'ubazanira uyu munsi. Mwihagararire gusa maze nimurangiza murebe
umukiza Uwiteka ari gukina gute hari umugisha Uwiteka azanye uno munsi hari amasezerano Imana isohoje uno munsi nari mvuze ngo Imana bakinguriye imiryango nari mvuze ngo abarwaye indwara Imana yarabakijije yumvise haleluya jambo riravuze ngo mwihagara mugira gute murwane bwira umuntu mwegeranye ngo reka umwuka arwane mugeganyeze umubwira ngo reka umwuka arwane reka umwuka agira reka seso ni mashando wiribiri wikwirwanirira reka umwuka azagire gute umwuka azagire gute abakuvuze reka umwuka azarwane umurozi wakurogaga reka umwuka azarwane oya umaze igihe udepoza akazi bakakakwima noneho ugiye kujyana n'ukuboko kwiza kwima umwuka azagire gute hari igituma ntamwara iyo mpagurutse nyishaka iyi niyo mana uhereye kera itareka bayishaka yabasa akimara kuyireba yamwaguriye imbago Mefibosheti mukura irodebari mushyira ku isahane y'ibwami yarabasha uwababwiye yuko uyimshaka ukamwara yarabashutse ntibinashoboka kuyubaha ugashyirwa hasi ukitwa izina rishya ritavuye mu miryango ukaba papa w'amahanga ukitwa mama w'amahanga kuko wayubashye. Amen. 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 Bakakwitiranya babona ugenda bakagira ngo usa nabo nta n'amahuriro bakisiga amavuta ya butike za hano ku isi ntibamenye kusukwaho amavuta na butike yo mu ijuru. Komera data amashyi menshi cyane we. Haleluya haleluya haleluya. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Uwiteka abadayimoni byari byaje ku buzima bwawe urumva mu mutwe wawe utari tayari siko bimeze. Urumva umeze neza? Ntabwo umeze neza pe. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Yesu yamamare. Labini foshando wiribirify. Ariko Imana hoye ubuzima bwawe
Anytime been for Imana ibohoye ubuzima bwawe. Ngwino hano irukanka cyane. Abandi dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu mwirukanyaho uyu mwuka w'abazimu n'abadayimoni. Iki gihu cy'abazimu cyari kigutwikiriye nikikuveho mu izina rya Yesu. Amen. Haguruka mama wowe turiye guhaguruka. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Umva mama, Imana irambwiye ngo none ahangaha hari ibintu byari byaguca, hari ibintu byari byagize gute byagucanze mama, ntiwihagarareho nubwo uri inzoba ariko byanze siko bimeze, byanze pe, ariko umva ukuntu Imana ivuze. Haleluya, komera data amashyi menshi cyane. Imana irambwiye ngo none ahangaha iguciriye inzira, kandi none ahangaha Imana ihaye umunezero umutima wawe, kuko nta byishimo byari birimo, ntabyo. Imana abwiye ngo nta byishimo. Ikintu Satani yaguteje ni ubwoba, muri wowe urumva ubwoba, ariko Imana ikumaze ubwoba. Kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro irambwiye ngo icyo cyari cyakubujije amahoro Imana igikuyeho mu izina rya Yesu. Imana iciye inzira atambuka. Komera data amashyi menshi cyane. Yicarire Yesu akugirire neza. Izo haguruka tonto, wowe ku ruhande teretse Imana y'amahoro icyubahiro. Haleluya. Imana yo mu ijoro itanga icyubahiro. Iki cyubahiro ntikiva ku bantu, iki cyubahiro ntikiva aho uvuka. Ijuru niryo rikwigaho rikabona ugikwiye rikakiguha. Bamwe bati oya hoya, abandi nabo bati reka, ariko ijuru iyo ryasinye nta n'uwasinyura. Bamwe bagishakisha umubiri kandi basenga, bakibwira yuko amashuri bize ari yagitanga. Data wo mu ijuru afite ishuri ryihariye ryo kugeragezwa akunyuzamo. Iyo uryize neza ukaritsinda arakuvivura ukakibona. Haleluya, 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 haleluya. Ufatonto zamura icyubahiro cy'Imana, zamura amaboko abiri, kamwe gategara ifuti nyamuneka tuge cyane ngo amen. Yesu yamamare, Yesu yamamare, yamamare. Ukuntu Imana imbwiye soshimwe cyane. Ntabwo nzi igihe uheruka gusengera, sinzi naho usengera, ariko kimwe cyo nuko Imana imbwiye kukubwira tuvuge ngo amen. Imana imbwiye kugira gute maze nubishimuka bikunda ufatireho ugumye uyikorere yo kabyara abahungu n'abakobwa, ni nayo ifite amabere yo konsa abayo. Tuvuge cyane ngo amen. Dawidi abuze uko abigenza aravuga ngo iyi Mana ni iya. Arebye uburebure bwayo abona ntawe uyiruta, arebye ubugari bwayo abona ni ngari cyane. Yibutse ko yabaga mu ishyamba aragira intama, Imana ikamukura, yaravuga ngo Imana ni yamamare. Yibutse ko bakuru be na bene nyina bari abagabo b'ibigango, arangije aravuga ngo iyi ngiyi ikwiye icyubahiro. Yibuka yuko yakuye Sawuli ku ngoma ikamwimika, ari akagabo kagufiya cyane katigeze kiga, katari kazi no gusoma, ariko Imana ikavuga ngo namaze kubona umeze uko umutima wanjye ushaka. Irangije iravuga ngo iyi niyo Mana yo gushimwa, niyo Mana yo kutambirwa, niyo Mana yo guhabwa icyubahiro. Maze ageze mu bigeragezo yandika Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Imana y'amahoro tugirire neza. Shimwa gitare kuko utarebye kuri ibyo, nanjye umunyago wawe nzahora ngushima. Iyo Yesu aza kuza akazareba uburanga, akareba ibigango, akareba amashuri, njye nari kuba uwande. Shimwa gitare kuko utarebye kuri ibyo, nanjye umunyago wawe nzahora ngushima. Ndagarutse umva rata. Imana ni Imana yakurinze kugira ngo uyu munsi ube uri aha ngaha uhagaze. Ariko Imana yarakurinze.
ubuzima bwawe nta shusho bufite. Siko bimeze? Nta shusho bigize gute? Uratega zivamo, nagurushundura ukaruzana uko rwakabaye, nta furi murabona, biri kwanga. N'udufaranga ubonye mu ntoki zawe ntumenye inkuba idukubise. Ndakubeshyera? Aha, Imana rero irambwiye ngo nkubwire ngo yemerere nayo izi ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Yemerere ubane n'Imana, ube mu bihe byo gusenga, ubundi Imana izi guhindurira amateka, ubundi Imana izi gucira inzira kandi izinyuranye ibihe mu izina rya Yesu. Dukomere data amashyi menshi cyane. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Komera data amashyi menshi cyane. Dukomere data amashyi menshi cyane. Dukomere data amashyi menshi cyane. Umuntu ukiri aha ngaha azamure haleluya cyane. Umuntu ukiri aha ngaha komera Imana amashyi menshi cyane. Hari abantu Imana igiye guhoza amarira. Imana igiye kubahoza amarira. Maze igihe kinini urimo urarira, ariko Imana ije kuguhoza amarira. Kandi Imana ije gukingura imiryango yari yarafunzwe, irakingutse. Nubyizera biraba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nubyizera biraba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Umva mama, hari ikintu urimo urasaba Imana ngo igikore mbere yuko uyu mwaka ushira. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Zamura icyubahiro cy'Imana. Abwira Imana ngo Imana ni igikora mbere yuko uyu mwaka ushira, uzashima Imana. Imana irambwiye ngo yumvisha gusenga kwawe. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Icya kabiri, hari amafaranga. Zonima ashando wiribiri fainele botai mekota ya nini to prevonini. Enita ya binifo. Ayilele botai shando wiribiri fai. Imana irambwiye ngo hari amafaranga. Wari urimo urasaba Imana kubera ikibazo ufite kigukomereye. Imana iragikemuye mu izina rya Yesu. Dukomere data amashyi menshi cyane. Haguruka nkubwire. Amen. Amen. Hari inzozi uherutse kurota, sibyo? Ntabwo haciye iminsi myinshi. Ntabwo haciye iminsi myinshi. Reka nze njye muri computer ndebe iminsi hari kuwa kangahe. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Komera data amashyi menshi cyane. Haleluya, 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 haleluya. Abaraha haleluya. Abaraha haleluya. Erega ntabwo bisaba ibintu byinshi. Dufite Imana ishobora bingahe, ibasha kureba byose, ahiherereye irahare. Iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana tabara baje. Iyo dusenze. Haleluya. Umva nshuti yanjye, izo nzozi warazirose, umaze kuzirota bigutera kuzibazaho cyane. Nubi izo nzozi zirongera zikakugarukira, ariko zaguteye ubwoba, ndetse uribaza uti kubera iki zaje ku buzima bwanjye. Ariko umva impamvu. Imana irambwiye ngo ziriya nzozi uko uzireba kuriya niko kuri, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru imanuwe no kukurwanirira. Kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibambye amahema. Humura, ntacyo uzaba. Imana iciye inzira aho zitari ziri, kandi Imana iremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Amen. 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 Haleluya. 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 Uya mukobwa wanjye uwambaye umwenda w'umuhondo, haguruka. Zamura icyubahiro cy'Imana. Vuga ngo sinzapfa. Vuga ngo sinzapfa. Ntihagire umuntu wongera kugutera ubwoba mama. Uri kunyumva? Ntihagire umuntu wongera kugira gute? Hari umuntu wakubabaje ejo bundi, sibyo? Avuze amagambo mabi ku buzima bwawe. Arajya heka Imana igukuyeho umwaka usa. Arajya heka Imana iguciriye inzira. Arajya heka Imana iravuze ngo baho. Abantu si bo Mana. Akira kugirirwa neza n'Imana.
komera Yesu amashyi menshi cyane. Muzi ukuntu bimeze, ndafashije iyo mfashijwe ndataha. Tuvuga cyane ngo amen, tuvuga cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Hari abantu Imana iremeye ikintu gisha mu izina rya Yesu. Ijambo ryambwiye ngo mbabwire ngo mwitinya nimwihagararire gusa. Imana irambwiye ngo mbwire abadamu batwite bari muri iri teraniro, mwitinya. Imana ibahaye kubyara neza kandi mugiye kubyara abana bazima mu izina rya Yesu. Amen. Nzaza mumpe n'igikoma ngo hoya ubwo nzaza ndebe ko mukinyina asifu nziza. Tuvuga cyane ngo amen, tuvuga cyane ngo amen. Raha, Imana ikuye umutego imbere yawe. Hari umutego wari uri imbere yawe, Imana ukuyeho mu izina rya Yesu. Umva nshuti yanjye, Imana iguhaye impano ikomeye cyane yo kuvuga ubutumwa. Ugiye kuba umuvugabutumwa ukomeye, kandi ijambo uzavuga abantu bazaritega amatwi. Abantu babawe, Imana igusiza amavuta y'igikondero, kandi Imana igusiza amavuta yo kwemerwa. Dore igihe wababariwe, umubabaro wawe ukuweho no gusigwa. Haleluya. Tugeze muri wa mwanya mwiza mugiye gushyigikira umurimo w'Imana. Tuvuge cyane ngo amen. Bazana igiseke hano bihuse cyane, mwihute mwihute, dushigikira umurimo w'Imana. Jamari ari, tuvuge cyane amen. Haguruka tuvuge ngo amen. Yari yambibyeho, nari ntashye nteretswe, nari kuba mfite ikibazo. Tuvuge ngo amen. Ubu umuntu akikubibaho ugomba guhita werekwa, teretswe uba ufite ikibazo. Zama, Imana ya Isiraheli irambwiye ngo ikuremeye ubuzima bushya. Uri kumva? Hari umuntu uherutse kukubwira ngo yakurebye abona nta bwenge ugira, kandi njye mbirebye neza ndabona ufite ubwenge, urasobanutse, wajya no gukora mu karere. Tuvuge ngo amen. Ugize gute? Vuga ngo ndasobanutse, vuga ngo ndasobanutse. Uyafana amaboko abiri inyuma y'amaboko ayoye n'ayimbohe, vuga ngo urasobanutse. Haleluya, komera Yesu amashyi menshi cyane. Tuvuge cyane ngo amen. Uwiteka agiye gukora ikintu gishya, uzacyumva wese azatangara. Amen. Imana irambwiye ngo igiye kugukorera ikintu gishya, kandi Imana ije kuvuguruza amagambo abana b'abantu bakuvuzeho. Ikindi, hari umuntu ukurwanya ushaka kukugambanira ngo bagufunge. Siko bimeze? Nawe urabizi? Uramuzi? Rero kubera yuko waje gusenga, uwo ngo wagiye gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Uwo muntu yashakaga kukugambanira ngo bagufunge, ariko Imana ikuye amapingu ku maboko yawe. Amasaha yagiye, yicarire Yesu aguhereza umugisha. Ko mutaragera hano, amen. Ihutane ituro ryawe uzushyigikira